Nguhaye ikaze wowe ukomeje gukurikirana ibiganiro byanjye ku mbaraga z'ibimera TV, Imana iguhe umugisha. Yumva kuri mikoro yitwa Beya. Turashimira Imana ko turi bazima kandi turashimira Imana ko yaturemeye ibidutunga, ariko tujye tugerageza twige kandi tumenye. Ni ukuri demefiya cyangwa se guhindura Imana yaturemye ntabwo ari iby'agaciro. Uyu munsi wa none nje gufasha abantu barwaye amabere. Uyu munsi wa none amabere asa naho yabaye icyorezo. Uba uri umukobwa, uba uri umumama wonsa, rwose ibere nta kondisiyo. Iyo ryashatse kuza riraza. Niyo mpamvu abaganga bakunda kutubwira ngo buri uko tubyutse tujye dukanda amabere yacu twumve ko nta kidasanzwe kiri. Abaganga ngo ni abafasha b'Imana, rwose tuba dukwiye kubumvira. Wowe rero wajahajwe n'ibere rikaba ryarabyimbye rigatangira wumva harimo akantu kameze nk'ibuye, bikarangira ritonyotse, wanavuza bikanga, ni wowe uje kuganira nawe. Hari amabere agira gutya rwose rikibwiriza rikarwara, ntiryakomeretse, ntabwo warifashe nabi, ntabwo warihambiye ngo ritanage wenda ngo imitsi yo yari itajyanye neza amaraso. Ibere rigira gutya rwose rikabyimba, kandi n'ubumenyi aho umutwe wako ukabyimba uherereye, mbese hakazamo ikintu kiri nk'ikintu. Abenshi batangira kuvuga yuko ari kanseri. Hari igihe aba atari kanseri. Amabere rwose, amabere asanzwe arwara, amabere ararwara. Uyu munsi wa none rero ni simple juste rwose. Abanyarwanda bagiraga gutya bakajya mu gisambu cyane ahantu hari imikobo, bagashakamo agasimba kitwa gashinya. Ni agasimba karundarunda utuntu tw'uduti, karangiza kaduhomahoma kakubaka akazu, karangiza kakinjiramo, kazarangira gapfiriyemo. Bashakishaga rero ako gasimba kari mu kazu kako, bakagafata bakagatwika, bamara gutwika bagafata akavu kavuyemo bagasiga kuri rya bere. Iyo ndwara bayitaga ingenya, hanyuma rya bere rikagira gute, rigakira. Ariko narababwiye mujye musubira inyuma mu mavideo yanjye, indwara zose aho ziva zikagera zituruka kuri dayimoni. Ni dayimoni nyine iba yaguteye igaca mu cyitwa ibere. Uyu munsi wa none rero hari icyo dukora. Dore hari udutibe baciye ku isoko, ariko pe turiya dutibe twajyaga tudufasha. Ariko njyewe hari aho ntubona muri farumasi, hari aho natubonye muri farumasi tugurwa nk'umuti. Mu gihe mu myaka za 2010 twabonekaga ku isoko ari twinshi, badukoresha nk'amavuta yo kwisiga. Weho warembejwe rero n'ibere, waranarivuje rikanga, rikakubana ikibazo gikomeye cyane. Amabere yatemye agatema nyagutema, ukajya urireba kumva ubushaya burirukanga. Genda ushakishe muri mafarumasi, ni ahantu hose, kandi uzakabona agatibe bita Diprozo. Numara kubona ako gatibe bita Diprozo, uzaza woge neza n'isabune, ryabere uryoze neza n'isabune, hazavaho ibintu birenduka, mbese ibintu biri nk'ibishyira birenduka. Hanyuma
ufate ya diporozo usige ryabere, usige wa muzenguruko wose w'ibere. Umunsi nguhaye ni umunsi umwe warisize, uzatangira uvuga uti kweri. Uzarisiga, numara kurisiga igihe wararaga uri kubyina uhagaze kubera imisonga, uzahera ko utangira usinzire. Umunsi wa kabiri ibere rizakwereka ibimenyetso byo guterana no gukira. Umunsi wa gatatu cya kibuye ntabwo uzamenya ahantu cyagiye. Ikibuye rwose kiribwiriza kigasenyuka kikavamo kigasubira iyo cyavuye. Nguko uko diporozo n'ibere bibana. Diporozo ivura ibere, ivura ibere, ivura ibere. Wowe warirwaye ukarivuza rikanga, genda ukoreshe uwo muti nguhaye. Ngaho komera cyane rero, kandi subscribe